Amasomo yo kuri wa gatatu mu cyumweru cya kane cy'igisibo. Ayo masomo iryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 49 umurongo wa 8 kugera ku 15, Zaburi 145 144 mu dukubo, n'Ivanjili ya Yohani umutwe wa 5 umurongo wa 17 kugera ku wa 30. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Uhoraho avuze atya: igihe cy'ubutoneshwe naragusubije, ku munsi wo gukizwa naragutabaye. Ndaguhanga nkugenera kuvugurura isezerano nagiranye n'imbaga nyamwinshi, kugira ngo mbyutse igihugu maze nsubize iminani abari barayinyazwe. Imfungwa nzazibwire nti nimusohoke, n'abari mu mwijima nti nimujye ahabona. Iruhande rw'inzira bazahabona ubwatsi, ku misozi yose y'ahagasi bazahagira urwuri. Inzara n'inyota ntibizabica, icyokere cy'umusenyi cyangwa izuba ntibizabageraho, kuko ubakunda bihebuje azabayobora akaberekeza ku masoko y'amazi afutse. Ku misozi yose nzahanga inzira, n'imihanda yanjye nyabagendwa iringanizwe. Ngabo baraje baturutse iyo bigwa, bamwe mu majyaruguru no mu burengerazuba, abandi baturutse mu gihugu cya Aswani. Ijuru nirivuza impundu, isi nisabagire, imisozi itere indirimbo z'ibyishimo, kuko Uhoraho yahumurije umuryango we, abakozwaga isoni akabereka urukundo rwe. Siyoni yaravugaga iti Uhoraho yarantereranye, Nyagasani yaranyibagiwe. Mbese ye umugore yakwibagirwa umwana yonsa? Ese yaburira impuhwe umwana yibyariye? Kabone naho we yarengwaho, njyewe sinzigera nkwibagirwa. Ijambo ry'Imana. Uhoraho ni umunyampuhwe n'umunyambabazi. Uhoraho ni umunyampuhwe n'umunyaneza, atinda kurakara kandi agira urugwiro. Uhoraho agirira bose ibambe, maze imbabazi ze zigasakara ku biremwa bye byose. Uhoraho ni umunyampuhwe n'umunyambabazi. Uhoraho ni mutabeshya, akaba indahemuka mu byo akora byose. Uhoraho aramira abagwa bose, abunamiranye akabaha kwemarara. Uhoraho ni umunyampuhwe n'umunyambabazi. Uhoraho ni umunyabutungane mu nzira ze zose, akarangwa n'urukundo mu bikorwa bye byose. Uhoraho aba hafi y'abamwiyambaza babikuye ku mutima. Uhoraho ni umunyampuhwe n'umunyambabazi. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Nuko Yesu asubiza Abayahudi ati kugeza ubu Data arakora, nanjye ngakora. Ayo magambo atuma Abayahudi barushaho gushaka impamvu yo kumwica, batamuziza gusa ko yicaga isabato, ahubwo bamuziza kandi ko yavugaga ko Imana ari se, akiringaniza n'Imana. Nuko Yesu aboneraho arababwira ati ndababwira ukuri koko, umwana ntacyo ashobora gukora ku bwe uretse icyo abonye se akora.
kuko icyakoze na mwana aragikora. Koko rero data akunda mwana kandi amwereka ibyo akora byose, ndetse azamwereka ibirushije ibingibi maze muzatangare. Uko data azura abapfuye kandi akabeshaho, ni nako mwana abeshaho abo yishakiye. Nyamara data ntawacira urubanza, imanza zose yazeguriye mwana, kugira ngo bose bubahe mwana nk'uko bubaha data. Utubaha mwana ntiyubaha na data wamwohereje. Ndababwira ukuri koko, wumva ijambo ryanjye kandi akemera n'uwantumye agira ubugingo bw'iteka, kandi ntazacirwa urubanza, ahubwo abavuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. Ndababwira ukuri koko, igihe kiregereje ndetse tukirimo, maze abapfuye bakazumva ijwi ry'umwana w'Imana, kandi abaryumvise bakazabaho. Uko data yifite mu bugingo, ni nako yahaye mwana kwigira mu bugingo, kandi amuha ububasha bwo guca imanza, kuko ari umwana w'umuntu. Ibyo ntibibatangaze, kuko igihe cyegereje, maze abari mu mva bose bazumva ijwi rye. Nuko abazaba barakoze neza bazazukire kubaho, naho abazaba barakoze nabi bazukire gucirwa urubanza. Ntacyo nshobora gukora ku bwanjye, nca urubanza nkurikije ibyo numvise, kandi urubanza rwanjye ntirubera, kuko ndakurikiza ugushaka kwanjye, ahubwo nkurikiza ibyo wantumye ashaka. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yesu Kristo akuzwe. Uyu munsi Yesu aje mu ijambo rye kugira ngo aduhe kubura amaso no gushengerera ububyeyi bwa se, urukundo adukunda, urukundo amukunda, bityo turushaho kumva ko Yesu Kristo koko ari Imana, ko se yamweguriye byose, kandi ko igihe turi kumwe nawe tuba turi kumwe na se. Bityo roho wabo w'urukundo akaduturamo, urukundo rubahuza ruzima, roho mutagatifu rukatuyobora, maze natwe tugakunda abantu bose, urukundo bo ubwabo bakunda, urukundo rubashakira ubugingo buhoraho. Turabona rero urwo rukundo mu isomo rya mbere, aho Yesu Kristo ijambo rye riduhumuriza. Koko rero twese dukeneye guhumurizwa n'urukundo data dukunda muri Yesu Kristo. Umuryango w'Abayisiraheli wari warajyanywe bunyago, wari ukeneye guhumurizwa n'iryo jambo. Ntimwibwire ko nabataye. Iri jambo rero rije guhumuriza undi muntu wese wumva ko Uhoraho yamukuyeho amaboko, ko Yesu Kristo yamukuyeho amaboko, ko ntacyo agipfana nawe. Nshobora gutanga ingero z'abantu babiri. Umwe ni uwugarijwe n'ibyago n'amakuba, kandi wenda yumva ntacyo yakoze kibi, mbese nka Yobu wo muri Bibiliya. Tese nk'ubu njyewe ndazira iki? Ko nkora ibyiza ariko imbuto zabyo sinzibone, ko nkunda abantu njyewe bakanyanga,
ko nsenga ariko sinsubizwe, abo nkabona badasenga bafite amahirwe mu byo bakora. Kuki mpora ibirwara mu gihe hari abandi bamara imyaka n'imyaka batageze kwa nta ndwara zibagezeho, ntacyo bataka? Ese nge ndazira iki? Umuntu ashobora kwibaza ibyo byose, hanyuma Sekibi kamukubita agashoka kayo ko guca intege, akumva ko Yesu Kristo yamukuyeho amaboko, ko ntacyo bagipfana. Akoresheje rero ijambo rye, Yesu arahumuriza uwo nguwo. Yewe mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa? Ese yaburira impuhwe umwana yibyariye? Kabone naho we yarengwaho, njyewe sinzigera nkwibagirwa. Yesu aratwereka urukundo rwa Se udashobora kutwibagirwa. Akarusho waduhaye Yesu Kristo ngo adukize, akaba ari kumwe natwe mu Karisitiya, ari kumwe natwe muri Kiliziya ye, ari kumwe natwe mu izina rye. Duhamagara igihe cyose akwitaba. Yesu, humura rero mu bibazo byose ushobora guhura nabyo, urukundo rwa Data ntirushobora kukuvirira. Mu byo uzababara byose ujye wibuka ko na Yesu yababaye, maze ububabare bwawe umuture kandi umusabe kumukunda. Kuko umuntu aramutse akunda Yesu Kristo yakwishimira kubabarana nawe, bityo ubwo bubabare ashobora kunagira kuba yagira ntabwumve. Rwa rukundo rwa Yesu Kristo rukamubera, rukamuhuhiramo. Ibyo kandi ni ukuri. Undi muntu rero navuga nti ushobora kwiheba ni uwarwanye n'ibyaha ariko bikanga bikamuraho. Arwana urugamba ahora atsindwa, agafata imigambi atajya yuzuza. Ati ubu noneho ndabiretse pe, ati ni ukuri, ati njyewe nzongeye. Agapfa kubivuga gusa, yagera mu rugo rugashabura, noneho agasigara yumva ubukarihe bw'icyaha, yumva ububi bwacyo pe, ntanagishaka, ariko cyamufasha ahantu adashobora kukishika. Arigishwa, ashaka penetensiya, akora ibyo yumva ashoboye byose. Utubanga twose bamubwiye, amanoveni, ibiki byose shwi, nta na kimwe cyashoboye kumwegura. Yagishije inama, bibi by'ubusa, yasabye amashengesho, bibi by'ubusa. None nawe aravuga ati yewe Yesu yankuyeho amaboko, naciriwe urwo gupfa rw'iteka nta gushidikanya. Nyagasani Yesu, ko ibyaha ntabishaka, ko mbyanga rwose n'umutima wanjye wose, kandi ko ubireba, kuki byongera bikamo, nongera nkabigwamo. Nyagasani Yesu, kuki wantereranye? Amasengesho y'umuntu wihebye atyo. Nawe Yesu araguhumuriza uyu munsi, ntabwo ashobora kugutererana. Nshobora kukubwira akabanga, kandi ako kabanga nta kandi ni urukundo. Ushobora kuba urwanya n'ibyaha aho kurwanirira Kristo. Urabyumva? Ushobora kuba urwana n'ibyaha aho kurwanirira Kristo. Yesu Kristo muzima wagukunze kandi ugendana nawe,
kuko iyo umuntu ajya avuga ati ntahari nuko nyine kuko utumva ko hari koko. Nyamara Yesu yasezeranye kubana natwe, kandi yaravuze ati nahawe ububasha mu ijuru no ku isi. Nahawe ububasha mu ijuru no ku isi. Nkuko twabisanga muri Matayo 28 umurongo wa 16 kugera kwa 20, mirongo ya nyuma nyine y'Evanjili ya Matayo. None rero saba Yesu kumukunda kurushaho, kuko ibyo byaha byawe niwe bibabaza kurusha uko nawe bibabaza. Ntabwo rero Yesu yakwanga kugufasha ibintu nawe navuga ntibimuruhura, ahubwo ushobora kuba nyine urwana n'ibyaha, ni ukuvuga urwo ushaka ishema ryawe bwite mu gutsinda ibyaha, aho gushaka ikuzo rya Kristo. Gushaka ikuzo rya Kristo rero bisaba kuba koko wamukunze kuruta byose na bose. Ese Yesu Kristo uramukunda koko? Wanga ibyaha ye ndabyemeye, ariko se Yesu uramukunda koko? Uramukunda kuruta byose na bose? Musaba urwo rukundo n'ibyaha azabigutsindira, nta gushidikanya. Yesu Kristo ni muzima. Yesu aratwereka umubyeyi udashobora gutererana abana be bamutabaza bamukunze, kuko Zaburi twazirikanye irangira ibisobanura ituhoraho aba hafi y'abamwiyambaza, hafi y'abamwiyambaza babikuye ku mutima. Rwa rukundo, umutima, urukundo, kubera urukundo bamufitiye, atari uko bagirirwa n'ibyago, atahora aho tutabara turapfuye. Ariko se uko gutabaza nuko ushaka kubana nawe, cyangwa nuko nyine gukuriraho ibikubangamiye muri iyo si yawe, muri ubwo bwami bwawe wibereyemo. Yesu rero mu Ivanjili rwose nkuko tuzagenda tunabizirikana mu Ivanjili ya Yohani, arahanga amaso se, agerageza kuzamura abari bamuteze amatwi ngo nabo barebe, kugeza ubu Data arakora nanjye ngakora. Data, ubaze mu Ivanjili uyu munsi inshuro Yesu avuga data data data. Nangiye kuvuga ngo mbega ibintu biryoshye kumva. Roho Mutagatifu nyine yaramwuzuye, kuko Pawulo Mutagatifu yavugaga, yavuze ati muri Galati 4 kugera ku 8 hari ahavuga ati uroho uvugira muri twe ati aba data, cyangwa muri Manyaroma 8 14 kugera kuri 17, aba data. Yesu rwose aratatura izina rya se, kandi akabikorana urukundo. Dawe, data arakora, data. Abayahudi nyine ko bumvaga uwo muntu wigereranya n'Imana yabo, batatinyukaga no kuvuga izina uhoraho, baravuga ngo ni se, kandi akavuga nk'umuntu koko, nk'ubwira papa wenyine, papa. Mbega urukundo Yesu afitiye se. Ariko se twe bitera, twebwe biti. Bimwe mu bintu biteye agahinda ariko binatangaje, nuko mu bantu benshi bemera Yesu Kristo, abantu bashobora kuvuga bati dawe, singizwa dawe, papa wa Yesu, dawe Imana ihoraho, dawe uri mu ijuru. Babikorana urukundo, yumva koko abwira papa uhoraho.
simvuze ngo iyo ngabire ifite bake, kubera ko ntakoze ibarura, nta n'ubwo ubwo bubasha bufite, ariko abo numvise babikora si benshi. Kenshi twese tuba muri rusange, abenshi babangukirwa no kuvuga ngo mana rero nuko mana y'igihangange, mana y'ububasha, mana. Ariko umva ukuntu Yezu we afite iyindi mvugo, dawe. Noneho nitugera muri Yohana 17 iminsi itaha, mbega akarusho nuko yubura amaso areba hejuru, aravuga ati dawe, nabamenyesheje izina ryawe, dawe. Ese iryo zina wowe riri gukora ku mutima? Umwe mu batatu, se wa Yesu, dawe. Abuzuye Roho Mutagatifu batinyuka kuvuga bati dawe, aba papa mwiza, dawe uhoraho, singizwa dawe. Urwo rukundo Yesu Kristo yakundaga se nabe ararubaha, kubera ko mu ijuru tuzishimira gushengerera Data n'Umwana Roho Mutagatifu. Tuzabona uruhanga rwa Data uhoraho. Mu isi tuzaba twaramukumbuye birebire. Hari umuntu wigeze kuvuga agasengesho nakunze, cyangwa se isengesho, ariko iyo tuvuga agasengesho ubundi tuba dushatse, ntabwo tuba tudufobeje. Hari wabyumva utyo, ariko dushaka kuvuga ubwiza, akeza karigura. Nk'uko umunyarwanda avuze ngo akeza karigura, ntiyavuze ngo icyiza kirigura. Akeza. Nuko araterura aravuga ati dawe, nzakubona ryari dawe, nzakubona ryari dawe. Yesu rero yari yarigishije cyane abigishwa be, ababwira dawe. Data arakora nanjye ngakora, data azura abapfuye nanjye nkabazura, data. Ku buryo rimwe umwe yamubajije ati mutwereke biraba biduhagije. Uwo muntu mutubwire mutwereke biraba biduhagije. Muri Yohana 14 nuko Yesu abwira uwo nguwo witwa Filipo ati Filipo we, koko ni wowe utinyutse kuvuga utyo? Ati nikoye, ati n'igihe tumaranye ntunzi, umbonye aba yabonye Data. Mbega ibanga ry'urukundo. Nibaze koko uwo Data ari umubyeyi wacu twese ubu kandi turapfike. Bana mwangana mwese muhabwa Yesu, ariko mu gihe nikigezera cyo guhinduka koko. Umwe ashobora kuba hagirizwa muri Amerika, undi agahagirizwa i Burayi, undi agahagirizwa mu Rwanda, undi agahagirizwa hehe, bahekenyerana amenyo yakuri, ariko bose bagahabwa Yesu, bagasenga bavuga bati dawe. Nta mugabo reka turivuge ryo kuturyohera, nuko muri twe haba hari ubundi bubihe. Bavandimwe, duhinduka abana ba Data muri Yesu Kristo, dukunda abantu bose, nkuko muri Zaburi hari amagambo meza bavuze kuri Uhoraho, batuhoraho agirira bose ibambe, maze imbabazi ze zigasakara ku biremwa bye byose. Usibye n'abantu be bose, n'ibiremwa bye byose, niyo mpamvu umuntu yumva ko ibyaremwe byose agomba kubyitaho, kugira ngo agombe kubyangiza, kubera ko Uhoraho bikunda. Data akunda ibyaremwe byose. None se niba akunda ibyatsi, agakunda amabuye, agakunda amazi, koko njyewe ndinde kugira ngo nange umuntu yaremye mu ishusho ye? Kabone nawe yaba yarampemukiye ate,
imbabazi muri Yesu ziruzuye zirashwete, zimusaba azaziguha. Wibereho muri Yesu, nawe usingizwe za data, singizwa dawe. Data arakora nanjye ngakora. Nuko noneho Yesu akihanangiriza abo bose bari bamuteze amatwi, bamureba igitsure ko arimo kuvuga ibintu by'amahano. Ati nyamara reka mbabwire, uko data azora abapfuye kandi akabeshaho, ni nako umwana abeshaho abo yishakiye. Ikindi, data mwana ntacyo ashobora gukora kubwe uretse icyo abonye se akora, kuko ibyo akoze na mwana agikora. Yesu na se muri evanjiri rwose barahasendereye. Natwe baduha iyo ngabire yo kubakunda bombi. Roho Mutagatifu adusendere, tugire ibyishimo byo kuvuga Yesu, tugire ibyishimo byo kuvuga dawe, data uhoraho, se wa Yesu Kristo. Twumve mu izina rya Yesu. Yesu rero ijambo rashanda ribonye yihanangiriza abari iruhande rwe ati utubaha mwana ntiyubaha na data wamwohereje. Utubaha mwana ntiyubaha na data wamwohereje. Ntabwo ari ukubaha data ngo ubonere ngo wubahe mwana. Oya, wubaha mwana ukaba wubashye data. Niyo mpamvu muri Yesu tuhurira na se rwose. Roho Mutagatifu atumanukireho atwuzuza urukundo rwa Yesu na data, nk'uko rwari rwuzuye Bikira Mariya ndetse n'abatagatifu. Ngwino Roho Mutagatifu, ngwino uvugire muri twe ngo Aba Data. Ngwino Roho wa Yesu, mutima utagira inenge wa Bikira Mariya.